Yes, mbahaye ikaze ku Ijwi ry'Aborozi TV. Reka tukugezeho ibanga. Ni ibanga ridasanzwe aborozi ba nyabo, iri banga baba barizi. Nawe iyi video urarangiza kuyireba yose umaze kurimenya. Yes, kanda like, ukore subscribe. Iri ni Ijwi ry'Aborozi TV. Turi kuri mic kugira ngo twumve ibitekerezo byanyu. Turi ijwi ryanyu kabisa. Niyo mpamvu ukwiriye guhita uduha igitekerezo bitewe n'ibanga tugiye kuguha, ukatubwira uko byumva, ukatubwira niba waratangiye uyu mushinga ubworozi bw'inkoko, niba ukunda, niba uteganya kuwutangira. Iri ni ijwi ryanyu kabisa. Twe turahari ngo tubavuganire. Ibitabo turabisoma, amakuru ya nyayo, ibinyamakuru byiza kandi byizewe byandika ku bworozi bw'inkoko, ayo yose ni amakuru tuba twagukusanirije. Uyu munsi rero byose twabikusanyije, dusanga harimo ibanga rimwe ridasanzwe rigeza aborozi ku ntsinzi idasubigwaho. Yes, kanda like. Iri ni Ijwi ry'Aborozi TV, ni ijwi ryanyu. Ukeneye kutuvugisha mu bikari watwandikira kuri nimero 079 42 85 61 4. Yes, iyi ni nimero yacu kabisa. Iyi ni nimero y'akazi. Bahaye ikaze. Reka turebere hamwe ibanga aborozi babikoze neza, bakinyamwuga, baba baturusha. Nawe ndikubwire kabisa. Yes, duhe igitekerezo muri commentaire, ukande like. Niba warakoze subscribe, uri umuntu w'umugabo cyane, niba ukunda ubworozi bw'inkoko, aho ngaho turi kujyana kabisa. Aya masomo azagufasha. Yes, yisharinge no kuyindi nshuti yawe nayo ibukunda. Dukomeze twubaka u Rwanda twifuza mu bworozi bw'inkoko. Guhaye ikaze. Iri ni ijwi ryanyu kabisa. Nkwibutsa ko ukeneye kutuvugisha mu bikari, watubona kuri iyi nimero 079 42 85 61 4. Yes, ikaze mu kiganiro. Poultry feeding, iri niryo banga ridasanzwe. Utabyumva mbivuze gutya rero, ni ibanga tugiye kuvugaho muri video yose kugira ngo turisobanukirwe neza, turivumuzi. Hanyuma ikibazo uragira ukitubaze muri commentaire, cyangwa se udukeneye mu bikari utwandikire kuri nimero nakubwiye. Yes, poultry feeding, umworozi wese wabigize umwuga wabaye successful, ikintu kijyanye n'ibiryo nicyo kintu ashyira imbere, yitaho akagikorera umubare neza cyane. Umva aka kantu. Ushobora kuba ufite ubworozi bwawe bw'inkoko, ariko utakwita ku buryo uzigaburira, bitewe nuko ibiryo muri iyi minsi hari usanga byarahenze, cyangwa se ugasanga bitari kuboneka. Ugasanga inkoko zawe uzihaye ibiryo byinshi cyane, urahombye, cyangwa se uzihaye bike cyane, urahombye, cyangwa se ugasanga ku masoko ibiryo byaruriye. Bikagusaba gukora imibare neza kugira ngo urebe niba izo nkoko ushobora kuba wazigaburira ukugizivangiramo n'ibintu by'ibyatsi, kuko nabyo ni ibintu byiza cyane bifasha inkoko kuba zagira umuhondo w'igi mwiza, kandi inkoko zikagira n'ubuzima bwiza. Ibyo byose ni ibintu byagufasha kugabanya igiciro cy'ibiryo. Aka kantu kumve neza, igiciro cy'ibiryo wari kujya ku isoko. Yes, niba wazihaye ubwatsi ntago zarya ibiryo byinshi nk'uko zari kurya iyo utaziha ubwo bwatsi, kandi ubwatsi akenshi ushobora kubona ahantu utuye, niba udatuye mu mugi cyane. Yes, cyangwa se niyo wabubona ubuguza, ariko ntabwo bwaguhenda nk'uko ibiryo byaguhenda. Ni utuntu twinshi cyane tujyanye n'amabanga ajyanye n'ibintu by'ibiryo, cyane ko hari abantu bamutubwira ati byarahenze. Yes, iri rero ni ibanga tugiye kudevelopa muri iyi video rijyanye n'ibiryo. Ni ibanga ridasanzwe ngiye kukwibira kabisa. Ni ijwi ryanyu, Ijwi ry'Aborozi, duhe igitekerezo. Yes, kanda like. Yes, katubanze turebe amasomo, principles, amahame. Yes, tugiye kurebera hamwe amahame 8. 8 principles of feeding poultry chicken. Yes, aya ni amahame 8 tugiye kurebera hamwe. Hanyuma turareba uburyo izi nkoko zitabwaho bitewe n'izi ingredient, cyangwa se amaprotein abakenewe mu gihe uri kuzitaho, uburyo bazigaburira. Hanyuma muri iyi video irakurikira ndakubwira uburyo ibi biryo byose babivanga. Yes, tugiye kureba amaprotein. Ese ubundi inkoko zirya iki? Cyo banza ukibaza. Atari bimwe ujya hariya ku isoko ugasanga abacuruza ibiryo by'amatungo bakaguha ibyo biboneye, cyangwa se bakakubwira ati ibi ni ibiryo by'amatungo, nawe ukagura. Inkoko zirya iki? Banza ubimenye, bigizwe n'iki n'iki, ibyo byose bimenye. Iyi video rero twaguhaye ikaze kabisa. Ni ijwi ryanyu, Ijwi ry'Aborozi. Katurebe amahame 8. Yes, agenga ibiryo ukwiriye guha inkoko zawe. Turebe ahantu ibyo biryo bikomoka. Ikindi turahita tureba n'uburyo ibyo biryo ushobora kuba wabivanga muri video itaha. Niyo mpamvu ukwiriye kuba warakoze subscribe, wakanda like. Icy'ingenzi ngo tufungure inzogera kugira ngo indi video, iyo video turakora ijyanye n'uburyo ubivanga, ibyo byose urahita ubibona muri notification yawe mu gihe wafunguye inzogera. Yes, iyo wakoze subscribe uba uri umuntu w'umugabo cyane. Hano
twebwe twaje kugira ngo tugwe amakuru yizewe azagufasha gutera imbere. Va ku bintu by'imyidagaduro biraho ngaho ushobora kumaramo icyumweru, ukwezi cyangwa umwaka nta bumenyi na buke biguhaye bwakubyarira amafaranga. Ijwi ryanyu rero, ijwi ry'aborozi nicyo utwaziye. Ukeneye kutuvugisha mu bikari, koresha iyi nimero 079 42 85 61 4. Yes, reka turebere hamwe aya mahame, ibindi turagenda tumanuka step by step, etape par etape. Yes, principle of feeding poultry. Amahame, ihame rya mbere, birds have no thief, so they can't share their feed, hence ration is a cheap, consistent and concentrate. Iri ni ihame rya mbere, menya ko inkoko zitagira amenyo. Ese ubundi waruzi ko inkoko zigira amenyo? Inkoko ntabwo zigira amenyo. Niba ugiye kuzigaburira ibiryo rero ugomba gushaka ibiryo by'ama concentrate, buryo bw'amafu, ibiryo nyine zizamira mu buryo buzoroheye, ibiryo zizashobora kuba byazigirira akamaro. Ariko icy'ingenzi ahangaha kuri iri hame rya mbere yibanda ku ijyanye na tifu. Ugomba kumenya ko inkoko zitagira amenyo ukazigaburira ibiryo bizamirika neza. Ni ihame rya mbere. Ihame rya kabiri, they have simple stomach. Their nutrient requirements are more precise and specific. Inkoko zigira igifu cyoroshye. Yes, inkoko ntabwo zigira igifu gikomeye kabisa ngo zibe zarya ibintu bikakaye. Gusa zigira acide, zigiramo acide ihambaye ibasha kuba yashwanyaguza ibyo zariye, ariko ntabwo inkoko uba ukwiye kuziha ibintu bizazinaniza cyane mu bintu bijyanye n'igogora. Iri ni ihame rya kabiri. Their nutrient requirement more precise and specific. Yes, ihame rya gatatu, they have a high rate of metabolism. Inkoko kuza mu kintu kijyanye no kuza cyangwa se kugugura ibyo zariye, zigugura kugero cyo hejuru cyane. Inkoko ntabwo zigira igifu gikomeye, urugero nk'inka. Inka igira ibifu bine byose bigenda bicebwa cyangwa se bisya ibyo zariye, biva mu gifu kimwe bijya mu kindi, biva mu gifu kimwe bijya mu kindi. Ibyo ni ibintu bijyanye n'ubworozi bw'inka, nubwo atari byo turi kuvugaho uyu munsi, ariko ndi kugira ngo nkumvishe buryo ki igifu cy'inkoko gitandukanye n'icy'inka, uba ukwiriye kuziha ibiryo bihwanyije n'igifu cyazo. Aya ni amahame, ni 8 principles of feeding poultry. Yes, ni amahame tugiye kurebera hamwe, hanyuma turakomeza uko nagiye mbibabwira tugitangira iyi video. Kandi like niba utarayikora. Yes, iri ni ihame rya gatatu twari tumaze kureba. Rya kabiri story gato, ni ihame rijyanye n'igifu ibiryo by'inkoko ziba zikwiriye kurya. Yes, bitewe n'igifu zirya, bitewe n'ibiryo zirya. Sorry gato. Yes, reka dukomeze ku ihame rya gatatu. Yes, push up bantu banjye, mukomeze mudukurikire, mukore like, muduhe ibitekerezo byanyu. They have a high rate of metabolism. Ni ihame rya gatatu twari tumaze kureba uburyo nyine inkoko zisya ibyo zariye mu buryo butandukanye n'ubw'abantu, kuko zo zigira acide nini cyane ibasha kuba yacewe cyangwa se yacagagura ibyo zariye. Ku mwanya wa kane, birds are feed in a group. Yes, zirya mu byiciro. Yes, zirya mu byiciro kandi ari nyinshi, zirira mu kivunge. Bivuze ko ikintu kijyanye n'ibiryo, niba ugiye kuziha ibiryo urugero bifite nk'uburozi runaka, toxic runaka, ishobora kuba yahita igutera igihombo totally. Niyo mpamvu natangiye video mbabwira ni iri ni ibanga rifasha aborozi, ni ibanga rifasha aborozi babaye successful. Ikintu cy'ibiryo ni ikintu bitaho cyane. Iyo byahenze bishobora kugutera igihombo, cyangwa se ukaziha byinshi, cyangwa se ukaziha bike, ugasanga ibyo byose ni ibintu byahita bigutera igihombo. Wenda tutarebye ku bindi bintu bishobora kugutera igihombo nko mu gihe udakora amasuku, ariko key point, ikintu kijyanye n'ibiryo kabisa gishobora gutuma uwunguka cyangwa se ugahomba mu gihe utagikoreye imibare neza cyane. Niryo banga twaje kubabwira muri iyi video nk'uko natangiye mbibabwira. Yes, turacyari kuri ya mahame rero, turakomeje. Ihame rya gatanu, feed must be appetite and feel form. Ibiryo inkoko zawe bigomba kuba biteye apeti, tari bimwe byawe byo kujya ku isoko umuntu akakubwira ati aha hari ibiryo, agenda ugahita ugura utazi uko bimeze, upfa kuba kubwiye ngo ni ibiryo by'amatungo. Oya, ibiryo byiza bigaragara neza biteye apeti. Yes, biteye apeti. Iri ni ihame rya gatanu. Ihame rya gatandatu, must contain not more than 6 and 8%. Aka ni akantu gadasanzwe kabisa, umva aka kantu. Bigomba kuba bitari hejuru ya 6 na 7%. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Amazi mu bworozi bw'inkoko agomba guhoraho, kandi amazi utanywa ntukayahe inkoko zawe. Iryo ni irindi hame naryo mbashije kubaha ry'aka bonus. Yes, amazi utanywa ntukayahe inkoko zawe, ugomba kuziha amazi meza ari clean, pure and clean. Yes, kutubwira ngo rero ibiryo bigomba kuba biri hagati ya 6 na 7%, ni ibiryo nyine, hanyuma ibindi akaba ari amazi uri buzihereze kugira ngo zikomeze kugira ubuzima bwiza. Yes, niba inkoko zirya ibintu bya concentrate ni ibintu by'amafu nyine, by'amafu biba bivangavanze.
bisaba amazi menshi kugira ngo igogora rigende neza kandi zikomeze kugira n'ubuzima bwiza, yewe n'amavitamini ari muri ibyo biryo imibiri ibone uburyo absorbing. Yes, ndakira amakongereza ariko ngira ngo ibintu muzagenda bimenyera hamwe n'icyongereza tugenda dukoresha, ariko icy'ingenzi ngira ngo waba wumva ururimi rw'ikinyarwanda gusa video birangira uyumvise neza icyo dushatse kuvuga. Waba wumva icyongereza byo nta karusho kabisa uyumva byikubye, ariko niba butumva icyongereza ndabizi ko ibintu mba nabisobanuye neza cyane. N'ijwi ry'aborozi TV, n'ijwi ryanyu kabisa. Yes, ihame rya karindwi, feed must contain all nutrients in a balanced form. Ibiryo bigomba kuba bifite intungamubiri zose kandi zikwiye. Always provide fresh and clean cool water all time. Yes, ni ihame rya munane dutubwira ku ihame rya munane rijyanye n'iki no kuba wazi ibiryo byiza bifite isuku kandi akaba ari ibiryo bitataye garanti. Yes, amahame turayarangije, reka twihute cyane ntaza kubarambira kabisa. Feed ingredients for poultry, cereals, grain and their product. Yes, tunose ibiryo by'inkoko biva mu biki? Iki kibazo twatangiye nacyo tukibaza, bitari bimwe byo kujya hariya bakubwira ati ibi ni ibyo by'inkoko nawe ngo uhitugura. Dry matter, icyambere dry matter are cereals, grain. Yes, dry matter ni ibintu bijyanye n'ibinyampeke. Mu biryo by'inkoko rero ibinyampeke bigomba kugiramo 90% by'ibiryo ugaburira inkoko zawe. Ibinyampeke ni ibintu bidasanzwe, bigira proteine ziri hejuru cyane. Yes, bigira proteine kandi bikagira n'ibyo bita ama fibers, bikagira ama carbohydrates, ni ibintu biba bidasanzwe mu bworozi bw'inkoko. Ibinyampeke rero byiganjemo ibigori. Yes, maize bran, igiheri cy'ibigori. Ibinyampeke byiganjemo amasaka, sorghum, ariko sinzi niba amasaka aboneka ku masoko yo mu Rwanda acuruza ibiryo by'amatungo. Mwabinyandikira muri comment niba muzi ko bihaba. Yes, ibinyampeke bibamo amasaka, umuceri, ibimenagure by'umuceri byo nabyo birahaboneka, amasaka, ingano, ibyo byose ni ibintu byose by'ibisigazwa by'ibinyampeke biba bifite 90%. Yes, protein, crude protein ngomba kuba ziri hagati y'8 na 12%. Yes, ibintu by'amaproteine rero aba ari byo nabyo bibonekamo ibinyampeke. Yes, ndetse n'ibinyamavuta ari byo dusangamo groundnut, ubunyobwa, ugasanga nabyo ni ibintu bikomeza gutuma mu by'ukuri inkoko zawe zigira ubuzima bwiza bitewe n'ikintu kijyanye na feeding. Yes, feeding ni ikintu cyiza cyane. Muri video ndababwira ukuntu ibi biryo byose babivanga. Yes, ubahirije igipimo gikwiye, buryo byose ubivanga bitewe n'inkoko zawe n'ikigero cy'ubukure bizigezeho. Ibyo byose ndabibabwira muri video itaha. Yes, turakomeje rero, growth and development. Yes, ubundi aya maproteine agira kayi kamaro. Protein tumaze kureba ko bigira ama protein, dry matter ari byo by'ibinyampeke. Hanyuma reka turebe icyo kintu bita protein. Lot of protein in poultry nutrition. Yes, lot of protein in poultry nutrition. Yes, ama protein agira kayi kamaro. Yes, twagiye rero kuba ugeze kuri uyu munota ukireba iyi video uhiteguye kwiga, uri umuntu udasanzwe kabisa. Kanda like, kuri subscribe niba utarayikora, kandi niba warayikoze turagushimiye cyane. Yes, growth and development. Protein are made of amino acid which are building block, require tissue for growth development, poultry sufficient protein intake. Yes, buryo ugomba kuzigaburira ugomba kuba wabyitondeye neza, ukabuzi ikigero cy'ubukure inkoko zawe zigezeho, ndetse ukabuzi ko ibiryo byawe bifite isuku, bisa neza, biteye apeti nkuko twabivuze muri ya mahame 8 twagendeyeho. Ikindi ibiryo byawe bikaba bitarataye garanti kandi bikaba bijyanye n'ikigero cy'ubukure inkoko zawe zigezeho. Ako nakantu nibandaho cyane kuko ibiryo by'inkoko z'umunsi ntabwo byahwana n'ibiryo by'inkoko z'ibikigwana cyangwa se ngo bihwane n'ibiryo by'inkoko ya finisher. Yes, inkoko igeze igihe cyo kuribwa cyangwa se inkoko itera. Yes, byose ari ibintu bitandukanye. Ibyo byose rero uzajya ugenda bisobanukirwa hano ku ijwi ry'aborozi TV, ku ijwi ryanyu. Yes, muscle formulation and weight gain. Aya maproteine atuma inkoko zikomera kandi zikiyongera mu biro. Yes, niba worora ugamije inyama, ugamije guhaza isoko mu bintu bijyanye n'akaboga k'inkoko, yes, wakoresha aya maproteine kabisa. Ni ikintu kitagutenguha, byongera imitsi ndetse n'ibiro by'inkoko bikiyongera. High quality protein source contributed to muscle formation in poultry.
yes imitsi igakomera ugasanga uko yawe imeze neza, ugasanga itandukanye n'iz'abandi ku isoko. Produit yawe kabisa ugasanga ntabwo isanzwe, n'abandi bose bagera ku isoko bakavuga ati iyi nkoko yorowe n'umuntu ubifiteho amakuru kabisa, umuntu wakoze subscribe kuri Ijwi ry'Aborozi TV. Yes, key protein source and poultry feed. Value protein can be incorporated into poultry diet, each offer different benefits and limitation. Yes, ari ibintu ugomba kugenderaho mu gihe uri gushaka ama protein uzagaburira inkoko zawe. Yes, icyambere ama protein ashobora kuva muri soya. Yes, ibi byose igihingwa cyose nagiye nkubwira ukiteho kabisa, kuko iri ni ibanga ridasanzwe. Ntibanga ridasanzwe nkuko twatangiye video mbibabwira, ndagira ngo video tugendana akantu ku kandi aho ugira ikibazo utubaze. Icy'ingenzi nuko ibintu byose ubyumva neza. Yes, igihingwa cyose navuze ariko ukiteho ako kantu nako ukamenya. Yes, turagiye rero. Soya bean meal. Soya buriya ni ikintu kidasanzwe kabisa. Soya ni ikintu kidasanzwe cyongera umusaruro mu bworozi bw'inkoko, kandi gituma inkoko zigira digestibility, uburyo bwo kugugura ibyo zariye bworoshye cyane. Yes, ari amahame 8 nababwiye uyitondere neza cyane, kuko agufasha kumenya ibiryo akamaro bifite, uburyo inkoko zizabirya n'ibindi byinshi cyane nawe wagiye wumva kabisa. Ntagiye gusubiramo ngo bigire amagambo menshi cyane, kandi namwe muri abantu bakuru vuba mwumvise ibintu mbavuga mbanganishaho. Yes, uburyo babivanga, mixing poultry ingredients and care guideline. Iyi video ndayikurangiye kabisa hano ku Ijwi ry'Aborozi TV. Yes, ubundi hari video ngiye kubakorera zindi ebyiri urasanga hangaha. Hari video ijyanye n'ubworozi bw'ingurube. Ubworozi bw'ingurube n'ubworozi budasanzwe. Iyi video nakomeje nyibabwira kuko zigira amafaranga menshi, ibintu byo kuzisebya muvuga ngo ingurube ngo burya rero ngo zigira utwo tuntu ntabwo ntukeneye, ita ku mafaranga yazo, ibindi bizaza nyuma. Amafaranga ntabwo agira impumuro nkuko mbora mpibabwira hano ku Ijwi ry'Aborozi TV. Yes, tubafitiye amakuru meza kandi menshi ukeneye. Yes, ukeneye kutuvugisha mu buryo bwo mu gikari 079 42 85 61 Yes, tubona kabisa wakuvugisha tukagusobanurira byinshi cyane. Yes, reka twikomereze rero kuri iki kintu kijyanye na feeding for poultry, kuko niryo somo naje kubabwira. Ikintu kijyanye n'uburyo babivanga byo ni video nabarangiye, nayo uzabona hangaha. Niyo mpamvu nyine niba warakoze subscribe ugafungura inzogera ntabwo uzayisacinga. Iyi video urayo tubona mu buryo bwihuse cyane, bitaye ngo ujye gusacinga ngibiki muri notification ako kanya uhita uyibona video ukayireba, ugahita ukomeza gukurushaho gusobanukirwa byinshi. Yes, niyo mpamvu rero hari subscribe. Reka ndeke kwirirwa mbivuga cyane kuko muri abantu bakuru ibintu bamwabyumvise muba mwarayikoze kabisa. Yes, reka dukomeze rero ku kintu kijyanye na protein. Uburyo bazivanga, akamaro k'ama protein. Inkoko zikura neza, zikiyongera mu biro, zigatera amagi menshi cyane, imitsi igakomera, zikiyongera mu buryo bw'inyama. Yes, bivuze mu buryo bwihuza cyane kugira ngo uhite ubyumva mu buryo bw'incamake. Yes, ama protein rero nababwiye mu bihingwa aturukamo. Yes, ama protein rego yasanga mu biryo by'ama cereals ndetse n'ama legumes ni ibintu bijyanye n'ibinyamisogwe. Ibinyamisogwe ushobora kuba wasangamo nka soya bari ikintu buriya kidasanzwe kabisa. Soya beans nacyo ni ikinyamusogwe kiba gikungahaye ku ma protein abasha kuba yazamura ibiryo, ugasanga inkoko zawe zihagaze ku buryo budasanzwe. Ikindi ama protein immune system, protein zituma inkoko zigira ubudahangarwa bukomeye. Protein are also crucial role in maintaining immune system of poultry, antibodies and other immune response based on adequate protein intake, especially for reduced enemies capable of fighting of disease. Yes, protein rero zikora nka antibodies, nta karwara gapfa kwataka inkoko uko kiboneye. Izi protein zihita zigakubita byihuse cyane nkuko ibikomeye. Yes, mbabwira ko rwose twakoze video ijyanye n'inkoko bita Iza Brown, inkoko itera amagi menshi cyane, nayo wayisanga hano kuri Ijwi ry'Aborozi TV. Ugakomeza gusobanukirwa n'iyi nkoko itera amagi menshi cyane, ikunzwe kandi igezweho mu Rwagasabo. Yes, reka dukomeze kuri no protein. Farming where lizard and confinement may be susceptible to disease outbreak. Yes, protein nabwiye ibihingwa ziturukamo. Ikindi hangandi kubabwira nyine ukuntu zigenda zifasha inkoko. Key protein source in poultry feed. Yes, a various protein source can be incorporated in the poultry diet, offer the benefit and the limitation.
yes bishobora kuba byatera, bishobora kuba kubona amaproteine bishobora kugorana, ariko iyo ufite amasoko nkuko nababwiye ngo ugomba gutangira umushinga ubworozi bw'inkoko ufite amasoko, ahantu uzagurira ibiryo, ntabwo utangira umushinga w'ubworozi bw'inkoko utarakoze bije neza ngo umenye ahantu ugiye kubikorera, utekereze ku kintu kijyanye n'amasoko. Niyo mpamvu usanga abantu bitagenda neza. Njye nzabahugura kabisa, nzabahugura pe, ikintu kijyanye n'amasoko ukaba ukizi, ibiryo, ibyo bintu kabisa. Abakiriya baba bahari nuko baba batakuzi, uba utarakoze advertising neza ngo bamenye product zawe, kuko mu Rwanda ntabwo isoko rihagije kabisa, ntabwo twari twahaza isoko. Icyo kintu wabyanga wabyemera niko kuri kabisa, ntabwo mu Rwanda aborozi bari bahaza isoko. Ibintu byo kuvuga ngo amasoko ntayahari, icyo kintu ntabwo nkeneye kucyumva kabisa. Hano ku ijwi ryanyu twebwe turi mike kabisa, turabavuganira, duhe igitekerezo utubwire kabisa ukuntu bimeze. Ariko byo kuvuga ngo amasoko ntabwo turahaza amasoko mu Rwanda. Miliyoni 10 na zingahe zituye u Rwanda ntabwo twari twazihaza mu bworozi. Yes, niyo mpamvu tuzagenda dukomeza tubahugura, tubereka ukuntu ibintu bigenda, ukuntu ibintu bikorwa. Yes, poultry feeding, dry matters, minerals. Hari ikintu bita minerals. Ese minerals ni iki? Minerals ni ibintu bishobora kuba byava nko mu bishishwa by'amagi. Buriya ibishishwa by'amagi nabyo bigira akamaro gakomeye cyane. Minerals, urugero rwa minerals nka calcium. Hari calcium ishobora nko kuva mu magufa. Ifu y'amagufa se murayizi? Ifu y'amagufa nacyo ni ikintu giteza imbere ubworozi bw'inkoko ku buryo budasanzwe. Ifu y'amagufa iyo ni minerals, ubwo ni urugero rwa minerals. Nacyo akaba ari ikintu gikomeza kuba cyatuma ikintu kijyanye na feeding kigenda neza. Vitamin, ikintu kijyanye n'amavitamine nacyo uzagenda ukigiraho amakuru uko uzagenda udukurikira ahangaha kwijwi ry'aborozi TV, ijwi ryanyu kabisa. Yes, vitamin, hari vitamin A ishobora guturuka mu bihingwa nka karoti, bikize kuri beta carotene ituma inkoko zireba neza zikagira ubuzima bwiza. Hari vitamin B12, hari vitamin B2. Ibyo byose ni ibintu by'amavitamine bigenda bigira akamaro mu bworozi bw'inkoko. Ibyo byose uzajya ugenda ubigiraho amakuru umunsi ku wundi uko uzajya ugenda udukurikira ahangaha kuri ijwi ry'aborozi TV. Yes, turabavuganira kabisa, turi ijwi ryanyu kabisa. Yes, sorghum ni amasaka. Kana akantu kaba gadasanzwe kabisa. Amasaka buriya aba ari ikintu cy'ingenzi. Gusa ikintu kijyanye n'ibiryo nkuko nabibabwiye, ibiryo ukoresha ibintu biba aho uboneka. Yes, biba aho utuye, biba ahantu wororera. Yes, icy'ingenzi nuko ugomba kororera ahantu nyine hari ubwoko bw'ibiryo runaka. Uko byose nabivuze ntabwo ariko wabikoresha. Yes, ngo ugende ngufate ngibyo byose uko nagiye mbikubwira, ngo amagufa fate ibinyampeke byose uko nagiye mbivuga, ngo ufate ibigori, urugero ngufate ibigori wowe uvangemo nk'amasaka cyangwa se nk'ingano. Ibyo byose ni ibinyampeke. Ku binyampeke ufata ikintu kimwe. Yes, kugira ngo ukora indyo yuzuye feeding, ufata kuri buri kantu kabisa. Balanced diet, ufata kuri buri kantu. Niba ari ibinyampeke ugafata kubitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Yes, ugafata ku binyampeke, ugafata ku bijyanye n'imboga n'imbuto. Mujyanye n'ubworozi bw'inkoko rero, imboga n'imbuto ntabwo nkubwiye ngo ufate imboga zo kurya cyangwa se imbuto wari usanzwe urya ngo uzihe inkoko zawe. Oya, ubwatsi bw'inkoko, ubwatsi busanzwe abantu bashobora kuba bagaburira nk'inkoko. Cyo ni ikintu kiba cyatuma mu by'ukuri inkoko zawe zibonamo izo vitamine, bitabaye ngombwa ko utumva ko nkubwiye ngo urafata imboga waryaga cyangwa se imbuto ngo uzihe inkoko. Oya. Yes, by'umwihariko nk'amababi y'ibishyimbo. Yes, beans leaves. Buriya amababi y'ibishyimbo ubaye utuye ahantu wayabona, ni ikintu kidasanzwe. Mu bworozi bw'inkoko. Cyangwa se niba utabona amababi y'ibishyimbo utuye ahantu h'umugi cyangwa se utayabona muri make, in general amashu, ibibabi by'amashu wabibona kabisa. Yes, amashu hari ukuntu ugomba kuyakata neza cyane. Yes, amashu nayo agira vitamine, nacyo ni ikintu wakoresha muri aka kanya k'ama vitamine, ibibabi by'amashu. Yes, mu buryo bwo gukora nyine indyo yuzuye. Reka dukomeze rero tudiringe kuri point. Hitangira video babwira ni ibanga aborozi badasanzwe babaye successful bakoresha utuntu twose batwitaho. Yes, nabivuze in general no kwijuru ry'aborozi TV, mbivuga muri rusange, ariko uko iminsi izagenda yicuma uzajya ugenda ubona video zirijyamo deep.
tuvuga tuti reka uyu munsi tuvuge kuri vitamine tuyivumuze kabisa uyumve neza, tuvuge tuti reka tuvuge kuri minerals buryo wakora ifu y'amagufa, tubivuge tubirangize neza, proteine byo byose tubivuge tubirangize neza. Uyu munsi nagiraga ngo mbahe nk'ikaze, turi ku ijwi ry'Aborozi TV, ijwi ryanyu kabisa. Yes, wumva ubaye interested nkuko nababwiye, like yo nizere ko mwayikanze, subscribe yo mwarayikoze, muri abantu bakuru mwumva kabisa. Ikindi ukeneye kumenya ubundi bumenyi bwisumbuyeho mu gikari, wadukoresha iyi nimero 079 42 85 61 4. Yes, mu gikari. Yes, iri ni ijwi ry'Aborozi, ijwi ryanyu kabisa. Ndabashimiye.